Hello everyone, turabasoje mwese abasanzwe bakurikirana ibiganiro kuri channel uruziga rw'uburinzi. Rwose turabakiriye, twongeye kubaramutsa, turabahobeye cyane. Abandi bashyashya rwose nta kindi, namwe turabararika kugira ngo muze mu uruziga nk'uko twakomeje kubivuga. Ni umuryango mugari, ni umuryango mugari utavangura, ni umuryango mugari urimo twese, kandi nk'uko dukomeza kubikurikirana, ibiganiro byacu birimo iyobokamana, birimo ibiganiro by'ubwenge, byose bigamije kugira ngo umuntu abeho neza kandi abashe guhangana n'ibibazo byose bituzengurutse, bituzengereje. Niyo mpamvu twakomeje kuvuga ngo iki gihangano Imana yatanze, ndamuraza kubyumva nitugera mu gice cya kabiri aricyo tugiye gutangira. Twakomeje kuvuga ubwato mu nyanja. Ubwato mu nyanja, uyu ni umuryango dushyize hamwe twese tugira ngo dufatanye tuvumbure iby'Imana yatubitsemo by'agaciro, ubwenge buhambaye yatubitsemo, iturema ku ishusho yayo. Hari byinshi umwuka w'Imana yakomeje kugenda agaragaza abana b'abantu tutabasha kuvumbura, tutabasha kumva ngo tumenye amabanga y'iyo shusho y'Imana iba muri twebwe. So rero aha hantu uruziga rw'uburinzi niyo ntego yayo nyamukuru, yarwo nyamukuru ni ukugira ngo abantu bose twese dufatanye, dushyire hamwe, tuvumbure, dusenge, tumenye byinshi. Ikaze rero mu ruziga. Ubu rero tugiye gutangira igice cya kabiri, dukomeza kubabwira ko igice cya mbere cyaranzwe n'ibiganiro bisanzwe. Abadukurikiye bakomeje no kujya banganiriza ngo ariko se umukozi w'Imana ko twumva ibyo uganira byose ari ibiganiro by'ubwenge gusa, ese ibi ngibi ivugabutumwa warishyize hehe, byagenze bite? Ariko ibi biganiro by'igice cya kabiri biraza kubisobanura neza, birabisobanura neza kuko hari impamvu ibyo ngibyo ari byo twatangiriyeho, kandi gahunda turimo ni gahunda y'Imana, muzagenda mubisobanukirwa. Rero ndarika rero abataratujoyininga cyangwa se abataragera mu rubuga, nta kindi tubahaye ikaze no gukanda muri subscribe rwose. Iruhande aho ngaho hari akazogera, ukagakandaho. Akazogera nta kindi ni ukugira ngo ibiganiro byose uko bisohotse, uko tubisohoye kuri channel muhite mubibona, nta kindi. Hanyuma ntimwibagirwe gukanda kuri like, aho ni twese muri rusange. Abakurikiye ibiganiro bakumva barabikunze, iyo like nicyo isobanura. Hanyuma comment nayo ni uburyo bwo kudutera courage, bwo kudushimira, mutubwira muti rwose ibiganiro byanyu biratwubaka, cyangwa se turi kubona hari aho mwakosora. Rwose ni umuryango kandi ubujyanama bwanyu buba bukenewe. Numva rero tudatinze, iyo arako nari nibagiwe rwose akantu ko gukora share ni uburyo bwo kwagura umuryango, na ako gafresh nyine kagaragaza ko nyine uri kubyohereza uwundi, kugira ngo nawe abashe kuryoherwa, abashe kwinjira muri iyi mood nziza, iyi mood yo gusenga Imana, iyi mood yo gutekereza, yo gushyikirana n'ibyaremwe, iyi mood yo kubona byinshi, kugeza ubwo tuzagera ku ntego yo kumenya ngo ndi muntu ki, ese naremewe iki, ese mbayeho kubw'intego koko, bitari cya gipindi abantu bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo mugira ibipindi. Oya, uburyo bwacu bw'uruziga rw'uburinzi ni uruziga, ni Imana twenda gusobanura iy'umwimerere, biragenda bigarukamo. Iyo Mana y'umwimerere ni ya yindi mwagendanye kuva ukivuka, utarasamwa, wari uriho kuri gahunda. Iyo Mana rero yagendanye nawe, nizo mbaraga zagendanye nawe, ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'Umwuka Wera zikurinda mu bubebe, ntiwavunagurika kwa kundi umwana ajyagwa, ntiwameneka umutwe, urakomeza urakura, urazamuka uriga amashuri yawe. Abatarabashije kwiga nabo hari ukundi kundu Imana yagiye bateganyiriza, ariko ababashije kugenda urakomeza ukagera mu gihe nyirizina cyo gushaka, cyo gushinga urugo.
ndi kwihuta cyane, ukageza igihe cyo kubyara abana, ukageza igihe cyo gutangira gushakisha ibitunga urugo, guhatana n'ubuzima, yewe ukagera kugeza ku rupfu. Nyine birumvikana ko twese niho twerekeza. Mu ncamake rero nagira ngo mbanze mbatumire mbabwire ngo ikaze uruziga rw'uburinzi. Tugeze mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri rero, igice cya kabiri ni igice cyihariye turi buvugemo ivugabutumwa. Kandi uburyo twe dukoramo, dufite groupe y'abanyamasengesho, dufite uburyo dukoramo. Iyo tugeze mu ivugabutumwa tuvuga ibyo Imana yatubwiye, ntabwo tuvuga ibyo twishakiye. Iyo ari ibyo twivugiye byacu bwite turabivuga, by'ubwenge bwacu. Iyo ari iby'Imana yadushyize ku munwa nibyo twe tuvuga. Aha rero mbere yuko dutangira, ndagira ngo nubahirize amabwiriza nahawe n'umwuka w'Imana. Nk'uko bisanzwe rero, reka mbanze mbibwire, nitwa Bigirimana Theoneste. Abakeneye kumenya byinshi, ndumva ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 4. Ubusanzwe ubuzima bwanjye ndi umunyamategeko, nibwo buzima mbamo. Mu bushakashatsi busanzwe ni byinshi nize, ariko tuzagenda tubisobanukirwa. Uko Imana yantoranyije rero nibyo nenda kuza kubabwira. Ntimucikwe rero muri hafi. Tugiye gutangirana rero isengesho nk'uko umwuka w'Imana yabimbwiye. Ariko mbanze mbatera urwenya, mbasetse gatoya. Nagize nti umuntu arambwira mu bo dukorana mu ruziga, arambwira ngo ariko ngo umukozi w'Imana ngo kuki ngo ujye utangira ngo ntutangirane isengesho, ngo kubera iki dutangirana isengesho? Ntariko se nise birakenewe ko abantu bose bamenya ko uburyo dusenga ntago bikenewe. Igikenewe ni ubutumwa, kandi ubutumwa, isengesho nyamukuru. Abantu bakomeje kumva isengesho barifata nk'ikintu cyo kurangiza umuhango, ariko ntabwo ari byo. Nkuko dukomeza kugenda tubigarukaho, ntabwo isengesho ari ikintu cy'umuhango. Isengesho ni itumanaho, ni uburyo umuntu atumanaho n'Imana ye, ni uburyo ashobora kuvuga ibyifuzo bye, ibibazo bye, ni ukuganira n'Imana. Rero aha ngaha nagira ngo rero uwo muntu warimo avuga ngo isengesho, nge narimo ndi gusenga Imana, ndi kwibwira nese iri sengesho nibyo koko ni ngombwa ko dutangira kuri kamera abantu ngo turahumirije ngo data twese uri mu ijuru turagushimiye? Ibyo bintu byose ntabwo rwose jewe nemeranya n'uwo mwuka wo kujya kuri kamera ngo dutangire twumvikanisha ko twasenze dutangira ibiganiro. Si ngombwa ko biza rero kuri kamera, ariko umwuka w'Imana hari isengesho yambwiye ngo mbabwire ndisome. Iri sengesho niryo yampaye muri Zaburi, isengesho rya Dawidi. Muri uyu mushinga rero uruziga rw'uburinzi tugeze mu gice cya kabiri, ubwo twanatangiye, aricyo gice cy'ivugabutumwa ryuzuye amahishurwa. Iri vugabutumwa ryuzuye amagambo y'ubuhanuzi. Aya magambo y'ubuhanuzi, iyo tuvuze ubuhanuzi bundi ni ubujyanama, ni amagambo y'ubujyanama, guhanura. Ubujyanama butangwa n'Imana, umuremyi cyangwa se umubumbyi mukuru, ariyo Imana yacu y'umwimerere. Abenshi badakunda gusobanukirwa umwimerere wayo. Isengesho rero tudatinze, niyo mpamvu rero Imana yampaye kuvuga iri sengesho Dawidi yasenze, riboneka muri Zaburi 141 umurongo wa mbere kugera uwa 10. Isengesho rero tugiye kuritangira. Iri sengesho rya Dawidi mu ruziga rw'uburinzi rifite byinshi risobanura. Abashobora gusesengura mwamenya neza ibyo turimo turaganira, n'umwuka w'Imana ubyihishemo, ubiri inyuma, ko iyadusezeraniye kubana natwe kandi ko izaduherekeza muri byose. Muzagenda mubyumva rero simbatindire. Reka rero iri sengesho ndisome muri Zaburi igice cy'ijana, umurongo w'141, igice cya mbere kugeza umurongo wa 10. Uwiteka ndagutakiye, tebuka uza ahondi, utegere ugutwi ijwi ryanjye
ningutakira. Uwo ntago ari Dawidi gusa, ahubwo nitwe twarihawe kugira ngo natwe duhamagara Imana muri uyu mwanya kandi tuganire nayo. Igice cya kabiri, gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu uhumura neza, no kumanika amaboko kwanjye kuko igitambo cya nimugoroba. Aha kumanika amaboko rero muragenda mubyumva, ni kwa kundi dusoza umunsi tukajya kwinegurana n'Imana yacu, biraza kugaruka mu biganiro. Igice cya gatatu, Uwiteka shyira uburinzi imbere y'akanwa kanjye, nanjye ndabigusabye Mwami, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Iminwa yanjye hasohoke ibyawe, hasohoke iby'umumaro, hasohoke ibikiza imitima. Hanyuma ntuhindurire umutima wanjye mu kibi cyose, ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ne gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Ubwo ni ya migenzo yabo cyangwa se bya bikorwa by'ibyaha. Iri ni isengesho yarimo asenga, natwe twarisaba ko ni isengesho ryiza ryuzuyemo imbaraga. Hanyuma igice cya gatanu, umukiranutsi ankubite biraba kungirira neza. Umwuka w'Imana nampana biraba kungirira neza. Ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye, umutwe wanjye we kubyanga, ariko gusenga kwanjye gukomeze kurwanya ibyaha bya babandi. Gatandatu, ubwo abacamanza babo bazatembagazwa mu manga. Abacamanza ni benshi, kuko abantu benshi hari n'igihe bavuga ko n'umutima nama ubayobora, nawe ni umucamanza wundi, ariko abantu bamaze kumuroga, yamaze kuba corrupted. Hari aho usanga abanyabwenge benshi bagiye babigarukaho, aho usanga umutima nama iyo twita conscience cyangwa se conscience, niwe wakaba ari umujyanama mukuru, niwe wakaba ari umucamanza mukuru. Ariko dusigaye tubiprograma nk'uko abantu baprograma amarobo, tukabisetinga rwose, tukavuga tuti rwose mutima nama wanjye ntuze kumbwira ko ibintu ari bibi, ihangane rwose ntuze kuncira urubanza. Wabisetingamo neza rwose bigafata. Nabyo tuzakomeza tubisobanura ukuntu umuntu aremye mu buryo butangaje ko icyo yamaze gushyira mu mutwe nicyo gifata. Ahangaha rero niho havuzwe ngo ubwo abacamanza babo bazatembagazwa mu manga, bazaba barangiye, bazaba bananiwe, nibwo abantu bazumvira amagambo yanjye kuko aryoshye. Uwo ni Dawidi, nanjye naba ndi Dawidi, ariko bizasobanuka. Karindwi, nk'uko umuntu ahinga agaca impavu. Impavu hano mu ndimi z'amahanga bakomeje kubisobanura, ni ijambo rigoye mu Kinyarwanda abantu benshi batapfa kumva, ariko ni kwa kundi uhinga ukarandurana n'imizi byose bikavamo n'imizi. Niko amagufwa yacu asandariye ku minwa y'ikuzimu. Abasobanura rero ahangaha amagufwa yacu asandariye ku minwa y'ikuzimu, ni hahandi abantu bavuga ngo burya ngo abantu bagendera hejuru y'imva zasamye, ngo igihe cyose umuntu burya yanyerera akagwa. Mujya mubibona, hari umuntu ugenda ku kinyabiziga, mu wundi mwanya yari muzima mukumva ngo byarangiye, umuntu akagenda mukumva ngo yaguye hasi, ngo umutima wamufashe bidasobanutse. Mu yandi magambo, urupfu turarugendana. Ahangaha rero yavuze ati turagenda dutegwa inzira zose, ariko umwami wacu araturinze. 8 rero nagenda nsobanurira isengesho uko rizagenda rigaruka, kandi iki gice kizaba kigizwe n'ibiganiro byinshi. Iri sengesho niryo rikiyoboye. Umurongo wa 8, ubwo namwe muragenda mu bisoma mwitonze mubyumve neza. Umurongo wa 8, Uwiteka Mwami ni wowe mpanga amaso, ni wowe niringira, ntusuke ubugingo bwanjye, undinde imitego banteze n'ibico by'inkozi z'ibibi. Nabisobanuye ko tugendana urupfu, aho badutega ibintu bitandukanye, ariko turabisimbuka kubw'Imana, kubera Imana. 10, abanyabyaha aba ari bo bafatwa n'ibigoyi byabo n'imitego yabo, ariko ngeweho bitambuke. Amen. Iri somo rero riboneka muri Zaburi 141 umurongo wa 1 kugera wa 10, ni icyo gice cyose. Duhita rero twinjira nyirizina mu kiganiro. Iki kiganiro ntago amagambo nyirizina tugiye kuvugana n'amagambo aboneka
muri Luka tumaze gusenga nkuko mwabyumvise, ariko ni isengesho ryatanzwe n'Imana, ntacyo ngiye ndivugaho. Mu gihe twibazaga ngo ese kubera iki abantu badasenga ngo tubone ko basenze babumbuye iminwa bahumirije, ariko iri sengesho ni isengesho umwami Imana yatanze, maze kurisoma namwe nimuba muri pose abasenga Imana mutuje muraza kuryumva neza imbaraga rifite, kandi Umwuka Wera ndabizi neza ko ari bubasobanurire. Aha rero tugiye guhita dutangira igice cya kabiri cy'ibiganiro by'ivugabutumwa. Turatangirira ku magambo agira ati buri munsi Imana ikubibamo imbuto ariko ntubimenye. Buri munsi Uwiteka Imana atubibamo imbuto ariko ntitubimenye. Kubiba ni ugutera, adushyiriramo akantu, aduha amasomo, aratwigisha ariko ntabwo tubimenya. Ahangaha rero Umwuka w'Imana amaze kumpa uyu mutwe w'icyigisho, uburyo aduha amasomo buri munsi, uburyo adusura ariko ntitubimenye, naje gusanga bihura na ya gahunda nakomeje kugenda mbabwira n'ubu ngiye noneho gusobanura neza, yitwa ndondora umenye. Umwuka w'Imana we yarambwiye ngo ni system nk'abandi bose, kuko ibintu byose bifite ukuntu byubatse, byitwa system. Biba bifite ukuntu byubatse, uko bitangira nuko bisoza, iyo niyo bita system. Rero ndondora umenye ni uburyo Imana yatanze, ni Imana tubwira ngo iturondore kandi tumenye. Aha hantu ni imyitozo Umwuka w'Imana yantoje, ndaza kubabwira ntagira kubabwira ubuhamya bwa Theoneste nyuma y'iyi introduction cyangwa se nyuma y'iri jambo ritangira. Muraza kumva uburyo Imana nayishotoye, hanyuma abanyumva bashobora kuza kwibaza ese uyu muntu ni muntu ki ushotora Imana, ariko biraba bishimishije cyane, mbateye amatsiko. Ahangaha nshotora Imana niho yampishuriye ibanga, irambwira ngo ariko twagombye kujya tuganira buri mugoroba, bitari bya bindi mwamenyereye byo gusenga mwirukanka mwikiza. Mana ndagushimiye, wandinze, twagize igiterane cyiza, umukozi w'Imana wuzuye Umwuka Wera, wuzuye amavuta, korariza ririmbye neza, byagenze neza, ubivuga ubicaho hejuru. Umwuka w'Imana akavuga ngo hoya, ntabwo ari ibyo nshaka. Ndaza rero kubabwira, ndabatumiye, ndabararitse. Aka kantu kandondora umenye rwose ni akantu keza, aka kantu rwose ndakita akantu ariko ni ikintu kiremereye, ndi kukita akantu nyine ko karyohereye nk'ubuki, kandi ugerageza ndabibatuye, uzagerageza gukora iyo myitozo Umwuka w'Imana arambwiye ngo azabona Imana kandi ayifatishe. Ahangaha rero kuri iri jambo rero rivuga ngo buri munsi Imana iradusura, Imana itubibamo imbuto ariko ntitubimenye. Iri jambo rero riboneka muri gitabo, muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, Luka igice cya 8 umurongo wa 4 kugera wa 15. Luka igice cya 8 umurongo wa 4 kugera wa 15. Tugiye kuvuga ku mubano w'umuntu n'Imana ye, tugiye kugerageza kubivugaho, ariko Umwuka w'Imana mpereza iri jambo yarambwiye ngo mbabwire ngo umubano w'umuntu n'Imana nta gusobanura kubaho mu bisubizo gusa nta bigeragezo. Niko iri jambo Umwuka w'Imana yarimpaye, ntago njya kurihindura ndarisoma. Yarambwiye ngo abantu kubana n'Imana ngo ntago bisobanura kwiberaho mu bisubizo, ntago bisobanura umunyenga, oya, ngo kuko ngo ngo burya ngo nta ngorane nta n'igisubizo. Igisubizo gikomoka ku kibazo. Iyi ni filozofi yoroshye cyane. Kugira ngo umuntu avuge ngo nashubijwe, ngira ngo abize cyangwa abagiye bahura n'ibizamini by'akazi ni test, kugira ngo utsinde uvuge ngo ndi gucelebratinga ko nabonye akazi keza, ndi gucelebratinga ko nabonye diplome, ndangije kaminuza, ndangije masters, ndangije doctora, haba harabaye icyo bita igeragezwa. Abasirikare yagiye gucelebratinga ko yabonye ipeti rikomeye ryo hejuru ryisumbuyeho, ahari yenda yari lieutenant abaye capitaine, ahari yari capitaine abaye majoro, yari majoro abaye lieutenant colonel. Ibyo ngibyo ni celebration,
iyo mugiye guserebra mwishimira ko muri guserebra ariko mukibagirwa hahandi mwanyuze hitwa ibibazo. Bivuga ngo bya bisubizo twanyuzemo bitwibagiza ko twanyuze mu bibazo. Rero ntabwo rero tuzavuga ko hazahoza celebration hazabaho ibisubizo hatabanje kubaho iki, hatabanje kubaho ibibazo. Rero abantu b'Imana niba dushaka kubona Imana n'amaso yacu tukabona Imana ikora ibitangaza, nuko tugomba kwemera kunyura mu mafunzo, tugomba kwemera kunyura mu bigeragezo, kuko nibyo bikomokaho amashimwe cyangwa se ubuhamya. Umva rero mbivuge neza mu mvugo nisubiremo ngo kuko burya nta ngorane nta n'igisubizo. Mu yandi magambo ibisubizo ni ubuhamya, ni igisobanuro cy'ibibazo byakurenze. Igisubizo narashubijwe, natakambiye Imana iransubiza, abatubanjije abakurambere bacu, ni ibihamya by'uko wigeze utaka bikakurenga, ni igisobanuro cy'ibibazo byakurenze, ariko noneho bikabibonewe iki, igisubizo. Bwa bwenge bwawe bwarananiwe, abanyabwenge byaranze, niho handi uvuga ngo noneho aho bigeze Mana umva niwe nagira, ukajya kubona ukabona birabaye. Icyo gihe bimaze kuvuga ati noneho reka ne kwiyemera ntabwo ari ngiye rwose, ahangaha ni Imana yahakoze. Rero ahangaha tukigaruka kuri iri jambo mbaje kuvuga ijambo Imana yambwiye, iryo jambo yansobanuye ngira ngo umubano wayo nta gushingira rwose ku bisubizo gusa, kuko tujye tunatekereza no ku bibazo. Ntabwo ushobora gutekereza ibisubizo utatekereje ibibazo. Kandi abantu ko turemwe mu buryo butangaje, nzakomeza kubisobanura mu bwenge bwa bundi nababwiye turi mu gice cya mbere cy'ibiganiro, n'ubu ngubu tuzakomeza tubivuge. Nuko iyo filozofi irumvikana neza ko ikibazo umuntu aremwe mu buryo butangaje. Umuntu tuzagenda tunabisobanura uburyo umuntu, ubwenge bw'umuntu bukora, arahambaye, afite byinshi, ariyumva, abayumva nta n'abandi bantu bamurusha ubwenge. Iyo tugiye kuvuga ku guca imanza kuri judgment, biri mu nzira zose, mu bijyanye n'uburyo busanzwe bw'ubwenge bw'isi. Abantu bize iby'ubuganga arakureba akavuga ngo wowe se wize iki, wowe wize amategeko, wize ibiki, wize amategeko ati nawe se wize ibiki, ntabwo uzi ingingo. Abana b'abantu rero mu kintu yumva ashoboye akirisha abandi, arakirata, akerekana ko abandi badashoboye nk'uko we ashoboye. Iyo ni confidence. Rero kugira ngo umuntu azabashe guca bugufi, wa muntu wiyemeraga ko yize imibare myinshi cyane, wa muntu wiyemeraga ko yize shimi nyinshi cyane, ko yize fizike, wa muntu wiyemera ko yize gutwara indege, iyo ageze kwa muganga nibwo muganga nawe amubwira ati burya nawe waje se. Aramureba, Paul ndagusuhuje n'ubwo uri kuri kamera, arakureba rwose akakubwira ati se Paul, harya nawe wakwemera ko nkuvura? Ukavuga uti mvura rwose byakomeye, imbaraga zawe ziba zanze, uba wishyize mu biganza bya muganga. Icyo gihe rero amaze gukira, amaze gukora ubukorikori bwe hamwe n'Imana imuyobora, igufiteho umugambi ku buzima bwawe. Icyo gihe njya nibuka mu mategeko kera batubwira, abaganga bari mu bantu bajya banshimisha cyane, ngo burya ngo ntabwo ngo iyo bari kukuvura ngo ntabwo kontra yabo cyangwa ntabwo bafite itegeko ryo kugukiza nka Kizimana, ariko icyo bafite ni inshingano yo kuvura. Mujye munabimenya nako kantu umuntu abagatereyemo kugira ngo mujye mumenya nyine ibijyanye, utazabaza muganga kuki ngo wamvuye sinkire, n'amafaranga yanjye yose naguhaye, amafaranga urayamuha rwose akuvure, ariko ntabwo ari bugukize, kuko nyine Imana niza gukora izo nshingano. Iyo umuntu akize aba ari kubw'izindi mbaraga, aba ari kubw'ubuntu, ntabwo ari muganga ubikoze. Muganga aravura, hanyuma hakavuga n'abavoka nabo burya ngo baraburana, bagufasha kuburana, ariko ntabwo batsinda urubanza, kuko ashobora kuburana agatsindwa. Icyo gihe natsindwa ntabwo uzamubwira ngo nsubiza amafaranga yanjye naguhaye. Izo ngizo zitwa ngo obligation de résultat na obligation de moyen. Bano bana b'abantu rero bakora ibintu bihambaye nk'ibyo ngibyo, ibijyanye no gutsinda impamvu mbigaruye mu kiganiro cyacu, nabyo ari ngombwa ko abantu bamenya amakuru actualité, mukamenya ngo ese ko nishyuye umwavoka kubera iki ntatsinze. Niko itegeko ribiteganya, kuko rizi ko umwavoka atari Imana, ntabwo ashoboye byose, umuganga nawe ntabwo ashoboye byose. Rero ngaruka muri iri jambo rero ry'umwuka w'Imana, ndaza kurisobanura neza, reka ndisome. Nuko abantu benshi baramusanga, ni Luka igice cya 8 umurongo wa 4 kugera 15. Baramusanga
benshi bavuye mu midugudu yose bamaze guterana, abacira umugani agira ati umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, ubwo ni ubutaka bwumye budafite amazi, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. Izindi mbuto zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Hanyuma izindi mbuto zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto imwe 100, indi 100, bityo bityo. Rero amaze kuvuga ayo magambo n'ijwi rirenga amaze kuvuga ayo magambo, amaze kuvuga ibyo n'ijwi rirenga ati ufite ugutwi, ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa baramusobanuza uwo mugani, arababwira ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana, ariko abandi ubwo nabo ngabo batajya babyitaho, batajya bita ku by'Imana, ku magambo y'Imana, ariko turabararitse kugira ngo umwuka byaramwe muze mubyiteho. Abandi barabibwirwa mu migani kugira ngo kureba babirebe, ariko no kubyumva no kumva babyumve, ariko be kubisobanukirwa. Dore ibyo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Imbuto zaguye mu nzira, icyo ni igice cya mbere cy'imbuto. Nabumva ijambo, umwanzi akagaruka agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Nabumva nyine bigahita bitambuka, abo nibambona bihita. Hanyuma barabyumva ariko ntabwo bimara umwanya. Hanyuma izaguye mu nzira, izaguye ku kara, nabumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto. Hano haragaruka bya bigeragezo navugiye ku gice cya mbere, ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Murumva rero abanabwiraga ngo ibyifuzo abantu baza kongera kwibuka kuri need, cyangwa se ku byifuzo Paul ahahise abyibuka neza. Ndimo ndavuga ku kintu kijyanye n'ibyifuzo, urumva umwuka w'Imana ibintu byo biri ku murongo. Aravuga ngo babandi barafata rya jambo, Imana iragusura ikakuganiriza, ikakwiyereka, yaba ari mu muvugabutumwa, yaba ari mu byo wahuye nabyo mu kigeragezo, wari ufite ibibazo by'amafaranga runaka yo kurya yo guhaha, ugize gutyo ubona umuvandimwe araguhaye, ariko warangiza wataha ukavuga ati buriya nyine Imana ishimwe nayabonye, ariko ntabwo ubishyiraho umutima neza ngo ubirebe uburyo imbaraga zawe zari zananiwe, uburyo abantu wa telefone yose kugira ngo bagutabare, n'uburyo byagenze. Ukajya kubona ukabona umuntu araguhamagaye kuri telefone ati muvandimwe akira 5,000 cyangwa akira 10,000 uze kugura agafanta, Imana yangiriye neza, nabonye akazi, burya nagira ngo nongere nkwibuke nk'inshuti yanjye, ndi gutekereza ko nta kintu ufite, ariko rero uko wigenza. Rero murumva za mbuto zaguye rero ku kara, kuri bwa butaka twavuze, mwabonye ko nabizera ijambo, ngo ariko ngo haza akantu kabagerageza bagasubira inyuma. Twigarukire ku mbuto zaguye mu mahwa. Urumva ibi bintu bifite ubukana butandukanye. Hari ubibona bwa mbere akabona ariko ntahite nabyumva, uwo niwo zaguye mu nzira. Undi yarangiza akabibona akamera nkaho bimuryoheye, noneho yarangiza hashira umwanya yatangira gutekereza kuri rya bibazo. Njya nkunda kubyumva ngewe nkuko nababwiye ko ndi umukonsultant, nkunda kumva ibibazo by'abantu bitandukanye, nizo nshingano zanjye za buri munsi. Ukabona umuntu araje ati ndi kumva nishimye, ariko nintaha mu rugo ibintu byose birasubira inyuma. Nese biragenda bite? Nta Imana yanjye niyo ntashye mu rugo gusa mpfa kugira ku marembo ati niba n'ijambo ry'Imana numvise, niba ari n'amagambo yampumurije, niba ari niki, wagira ngo mba ninjiye kuzimu. Uwo ni umuntu ufite depression irenze. Urumva iri ni rya jambo twavuze ngo ryaguye hehe? Ryaguye ku kara. Agitekereza gato ku bibazo bye, bya bintu bita biguruka. Izaguye rero mu mahwa, ngiye gusoza rwose, ngiye gusoza iri jambo, ubundi duhita tujya ku kiganiro cya kabiri. Izaguye mu mahwa, noneho zo nabumva ijambo bakigenda, amaganya n'ubutunzi. Hano hajemo ikindi cyitwa amaganya, bibanezeza byo muri ubu bugingo cyangwa byo muri iyi si,
bikabaniga ntibera imbuto. Ibi ngibi bijya guhura na bya bindi bya mbere, ariko abangaba nabo ni umwanya bamara bari gutekereza ku bibazo byo mu isi, bari gutekereza ku maganya, bari gutekereza kuri ibyo byose. Ayo maganya ni ibyo byose. Ariko aha hantu narimo ndi kubwira umuntu niza kubisobanura neza kugira ngo twumve izo mbuto zaguye mu mahwa, cyangwa se uburyo igiti gishobora kuzamuka, niba ari igiti cy'inturusu cyangwa igiti wateye ushaka kugira ngo cyere, noneho cyazamuka. Hari ukuntu ibiti by'amashyamba biterwa, hakaba hari agati, hari agahuru kitwa rwiziringa. Ako kantu ni kabi cyane, nzakabereka, nzagashaka nkabereke. Ni akagozi kizirika ku giti, kakakizirikaho. Paul urakazi? Kizirika ku giti, kakakizirikaho, kikagenda uko kigenda gikura kigenda kirushaho kuma, kagenda kicamo, kazenguruka, kakizengurukaho, kagicamo amatrase cyangwa se ibimenyetso. Ahantu hose kagenda kizenguruka, kagenda gakanda cya giti, ku buryo cya giti biza kurangira cya giti cyumye, na kandi nako kakuma, byumana nacyo. Mbese bimeze nk'ari inzoka yizingiye ku muntu. Igiti rero kizingiyeho inzoka, kariya katsi rero kitwa rwiziringa, kagenda kakizingiraho kugeza ubwo igiti kiri gito, kugeza ubwo cyumye. Ntabwo kijya gikura ngo bikunde, kubera ko kagenda kakiniga, kagikamuramo y'amazi. Ni nk'uko umuntu rero ngo abaho ibibazo biri kugenda bimukanda. Iyi si rero nimba ubwira ngo uruziga rw'uburinzi rwaziye igihe, ni mu byumve munabyiteho, kuko ubuzima bw'isi buri kudukanda. Ugasanga umuntu ntabwo amaraso atembera neza, ugasanga indwara z'ibyorezo zose zateye. Ibyo byose ni pressure, ni ibintu bigenda bidukanda kugeza igihe umuntu yumagara. Kumagara hano mvuga ntago abantu babyibushye tuvuga ngo bo ntago bumagara, n'abantu babyibushye barumagara kuko hari n'ibibazo bibyibushye. Aha hantu rero iki giti rero cyitwa rwiziringa kigereranywa rero n'amahwa. Iyo amahwa rero yazamutse, na rwa rubuto, niba ari ikigori wateye, niba ari inturusu wateye, inturusu cyangwa igiti gisanzwe, ukagitera mu ishyamba, kigahura n'uwo mugozi, kigahura n'ayo mahwa, arakiniga, ntabwo gishobora kuzamuka. Rero aho nsoreza ni izaguye mu butaka bwiza, izaguye mu butaka bwiza. Ubwo rero abo nabumva ijambo bakarifata neza, banyuzwe, ngo bakarifata neza mu mitima inyuzwe, kandi myiza, ngo bakera imbuto kubwo kwihangana. Ijambo muvuge ngo amena. Kubwo kwihangana bakera imbuto, bakagenda babyumva. Nitugera ku bindi biganiro aho mbabwira uburyo bwiza bwo gusenga nahishuriwe n'Imana, ariko ndabanza mbabwire, nze kubabwira ukuntu nayishotoye, niho biryohera. Ndabararitse kugira ngo rero muze kuhakurikirana aka kantu kavuga ngo kwihangana, abantu bakabyumva bikabaryohera, bakabyumva badashize imbere ibibazo, hanyuma bakumva neza Imana, bakumva neza akayaga keza gahuha amatwi yabo, kabahumuriza, kababwira ngo bana banjye muhumure, ni ngewe uri ku ngoma, kandi ibi byose ndi hejuru yabyo. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha, mubarikiwe sana.